Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 19 z'ukwezi kwa kane y'umwaka w'ibihumbi 2026 aho tugarutse muri studio tujye kureba rero amakuru agezweho kugeza kuri uyu munsi. Ndaza mu by'ukuri kugaruka kuri byinshi ariko by'umwihariko ndakomoza ku makuru ari kuvuga ko bamwe mu bayobozi b'inzego z'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwa leta busanzwe bashobora gufatirwa ibihano ku bw'ikibazo cyo kohereza abasirikare ndetse n'ingabo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibikoresho byo gushyigikira ndetse no gufasha abarwanyi ba AFC M23. Gusa nubwo bimeze gutyo, nubwo biri kuvuga gutyo, ingabo z'u Rwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda burahakana kugira uruhare urwo ari rwo rwose mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakoza bakemera yuko cyangwa se bakavuga bati twebwe icyo dukora nuko tushobora kurwanya icyo ari cyo cyose cyatuma habaho icyitwa jenoside, dore ko bavuga bati ibiri kuba muri Kivu y'Amajyepfo, ibiri kuba muri Kivu y'Amajyaruguru ni intandaro cyangwa se ni impembero y'ibyo byose. Turareba rero icyo mu by'ukuri amasezerano aheruka avuga, ibiganiro biheruka akanama k'umutekano Karoni gashinzwe umutekano ku isi icyo gaherutse gutangaza ndetse ku Rwanda kuri izo ngabo. Ese ingabo z'u Rwanda ziravugwaho iki noneho kuri inshuro ko mu by'ukuri mbona mu by'ukuri abenshi batangiye kongera bavuga bati cyangwa se batangiye kugaruka bavuga bati nyamara inzego z'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange bitegura ibano kuko birabibyuya ibi ngibi bishobora kuba bigiye kuba byahinduka. Nta kindi kibazo kiri kubitera cyangwa se nta yindi mpamvu ihari yaba yishe nyuma y'icyo kibazo cyangwa se yaba ikomeje gutuma ibyo bibaho, ni ukubera yuko bavuga bati u Rwanda ruri kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi ba FC23 kugeza uyu munsi barageramiwe. U Rwanda ruravuga ko rushobora kwataka n'umutwe w'amahanga ariwo FDLR ukora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi bakabihuza na Kongo ari nayo mpamvu rwari rwahisemo koherezayo izo ngabo. Abandi bakavuga bati oya, ntabwo ari byo, ni ibijyanye n'amabuye y'agaciro ya Kongo arimo aracukurwayo. Abandi nanone bakavuga bati oya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ishobora guhanwa kubera ko yakiriye impunzi. Kuba yarakiriye impunzi rero zikaza kuba nk'umutwe witwaje intwaro bishobora kuba ari byo bishobora gutuma ubu kugeza uyu munsi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitarebwaho n'ibihano. Nibyo koko u Rwanda rwaba rugiye kwakira ibihano bishya mu mboni zawe, mu mboni zacu cyangwa se za buri wese. Reka tuze tubirebere hamwe, mwibutsa ko ushobora gutanga ibitekerezo byawe, ushobora gutanga inyunganizi yawe uciye muri comment hatangirwa ibitekerezo naho ngaho munsi kabisa. Hanyuma rero iyo bitabaye ngombwa ko utanga ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, ushaka gushyira imitima cyangwa se ukatubwira aho ukadusuza natwe tukaza kabisa kugenda tugutera yambo 5 kuri 5. Mu yandi makuru kugeza kuri ubu ngubu icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se icyo usabwa kuba wamenya ni uko ushobora kuba washaringa aya makuru. Ni amakuru meza mufite yuko ushaka kuba warayikinga aya makuru ndetse ukaba wajya no muri groupe yacu ya WhatsApp nk'ibisanzwe. Rero yasonga mbere ubundi tukarushaho kugenda tubana mu minota mike cyane itarambiranye. Tugiye kuba twagaruka kuri iyi ngingo igaruka ku iteguzwa ry'ibintu bishaka gufatirwa u Rwanda nyuma yuko kuri ubu ngubu barimo Rukika Rusisi, barimo Mubaraka Muganga, Andrew Nyamvumba, James Kabarebe bagiye bafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ku rwego rwo kuba imitungo yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu ngubu yaramaze gufatirirwa, ndetse bikaba bivugwa ko no mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2025 inkunga yatangwaga n'umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi ingana na miliyoni 20 z'amayero yagenerwaga u Rwanda kubera ubutumwa u Rwanda rurimo hariya muri Mozambique. Mu by'ukuri iyo nkunga ishobora kuba iza guhagarara mu by'ukuri mu minsi iri imbere. Ese koko ibyo byaba ari ukuri? Byaba bidahagije ibihano u Rwanda rwafatiwe? Nyamara hari amakuru yakomeje kugenda, impamvu abenshi bakomeje kugenda bavuga kuri iyi ngingo baravuga bati u Rwanda rushinjwa gufasha umutwe wa FC23, kandi nubwo ari kubaho ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Washington, imirwano na n'izi saha iracyakomeje kuvuza ubuhuha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ndetse hari n'amakuru yavuzwe ko nyuma y'uko habaye ibiganiro bya hariya mu by'ukuri mu Busuwisi tariki 13 kugeza tariki 17 ngo n'izindi ngabo zaba zacishijwe ku mupaka wa Kamanyora zerekezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru yatangiye guhwihwiswa na bamwe mu banyekongo
bavuga ko ibyo bikiri kugaragara. Ubwo bivuze ngo n'ubundi icyari cyabayeho ntabwo cyaba kigeze kigira iki, ntabwo cyaba kigeze gihagarara. Nyamara leta zunze ubumwe za Amerika zashimangiye ko nta guca ku ruhande. Bavuze yuko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ku yindi nshuro babivuze cyangwa se babigarutseho nyuma y'uko bari batangaje yuko kuri ubu ngubu iki gihugu gishobora kuba mu by'ukuri cyahagarika ibyo bikorwa bikanga bikananirana, hanyuma bagafata umwanzuro wo gushyira ibihano. Abenshi baje mu by'ukuri bavuga bati ibi ni ibiki. Hanyuma rero reka nkubwire ko kuri ubu ngubu tariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 ikibayeho nuko leta zunze ubumwe za Amerika bamaze gusohora itangazo rireba amasezerano ndetse n'imyanzuro yavuye mu biganiro cyangwa se ibiganiro byari biri kuba hagati y'umutwe wa AFC-23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi zihaguruka zigafata ya mbere bagashyira hanze inyandiko, bakicara bagategura inyandiko, ni ukubera yuko Amerika yamaze kugira iki, yamaze kuba yakwemera ko mu by'ukuri igiye kwivanga muri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi Amerika iratangaza ikavuga iti bene abo bari kugira uruhare muri ibyo bibazo, bene abo bari gukora ibyo bibazo bagiye kubiryozwa. Ibitami Bruce yarabivuze, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye, yarabivuze ejo bundi ubwo Washington hari hateraniye akanama k'umutekano w'abibumbye Karoni. Abigarukaho aravuga ati twebwe abantu bari kugira uruhare muri iyi ntambara, bari guteza ibibazo muri Kongo, bamenye ko bashobora kubiryozwa. Reka unyemerera turebe iyi nyandiko itari na ngufiya, iri tangazo leta zunze ubumwe za Amerika bashyize hanze. Nk'abantu mwe, iri tangazo cyangwa se inyandiko leta zunze ubumwe za Amerika bashyize hanze ko ari n'inyandiko itoroshye cyane rwose, habe na gato, itoroshye rwose habe na gato. Buri umwe uwo ari wese udukurikiranye agomba kuba yamenya ese ni ibiki Amerika noneho bavuze, ni ibiki Amerika bashyize hanze. Ni ibiki Amerika bashyize hanze kuri iyi tariki ya 19 bigaruka ku bijyanye n'aya masezerano yo muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'aya masezerano ya Doha. Dore ko buri Amerika ivuga ko aya masezerano ya Doha ngo arunganira cyangwa se ahuzwa n'amasezerano ya Washington Amerika yagizemo uruhare. Amerika ivuga ko byunganirana cyangwa se ari ibintu bikwiye kuba mu by'ukuri bigendera mu mujyo umwe, kimwe kigafasha ikindi. Ndetse Amerika ikavuga ko gutera intambwe kw'amasezerano ya Doha bijyana no gutera intambwe kw'amasezerano ya Washington, bikabuka nanone ko gutera intambwe y'amasezerano ya Washington nabyo bijyana no gutera intambwe kw'amasezerano y'iki ya Doha. Ibyo nibyo leta zunze ubumwe za Amerika batangaza. Ni inyandiko ndende rero mu by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika bamaze gushyira hanze nyuma y'ibyo bagiye batangaza byose cyangwa se bari baragiye bavuga byose. Ubu Amerika iratunguranye ishyize hanze inyandiko ikomeye cyane. Abenshi bahita batangira kuvuga bati mwitegure noneho ibintu bihinduye isura cyangwa se bifashe indi ntera. Niyo nyandiko tugiye kugarukaho kuri uyu munsi wa none, tukareba ni ibiki bikubiye muri iyo nyandiko. Ari nayo mpamvu magenda babwira nti mwabantu mwe mukande subscribe cyangwa se sabone mu by'ukuri kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro mu by'ukuri. Hanyuma rero ni inyandiko leta zunze ubumwe za Amerika bashyize hanze itangiye kugenda mu by'ukuri ivugisha benshi. Ati ni itangazo rusange ku ntambwe imaze guterwa hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC-23 ku bijyanye n'ubutabazi bwihutirwa, kurinda uburenganzira mu butabera, kugenzura ihagarikwa ry'imirwano ndetse no kurekura imfungwa. Aha biragaragaza ko kuri iyi nshuro leta zunze ubumwe za Amerika ziragaragaza yuko ibiri kuba byose bari kubigiramo ndetse kandi babizi, bari no kubikurikirana gatanu ku kandi, kubera yuko
Amerika n'ubundi yari yohereje uwo bita Mossad Baruzi, ari mu bari muri ibi biganiro. Dukomeze n'inyandiko tusuzume ibirimo. Bati guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bafatanyije n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga birimo leta ya Qatar, leta zunze ubumwe za Amerika, Repubulika ya Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe ndetse n'Ubusuwisi, basohoye itangazo ku biganiro byabereye Montreal mu Busuwisi kuva tariki 13 kugeza tariki 17 Mata 2026. Ibyo byarabaye. Inyandiko ya leta zunze ubumwe za Amerika ikomeza igira iti ibi biganiro byari bigamije gushyira mu bikorwa amasezerano rusange y'amahoro Doha Framework yashyizweho umukono i Doha ku itariki 15 Ugushyingo 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Babanje guca mu ncamake uko byari byifashe muri ibi biganiro. Ngo bati muri ibi biganiro impande zombi zemeranyije ku kamaro ko gakomeye ko kugeza ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ubufasha bwihutirwa bukiza ubuzima, ndetse zigera ku ntambwe igaragara mu gutegura amasezerano ajyanye n'ubutabazi bwihutirwa no kurinda uburenganzira mu butabera. Ati muri biganiro impande zombi zemeranyije ku kamaro gakomeye ko kugeza ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ubufasha bwihutirwa ku buzima bwabo. Ibyo birumvikana. Inyandiko ikomeza igira iti impande zombi zemeje ko zizubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'intambara, icyo bita International Humanitarian Law. Bivuze ngo muri aya mategeko niba impande zombi zavuze ati ibwiriza riniri cyangwa se itegeko riniri bibifata nk'itegeko nshinga, tugiye kuryubahiriza, niba atabyubahiriza hari penalties, hari ibihano bazahura nabyo. Bati uburenganzira bwa muntu n'amategeko arengera impunzi kandi zikubahiriza n'amahame shingiro y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuga ngo itegeko nshinga rya Kongo, bamwe bavuga ngo hari ibihano ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe, kandi bamaze gusinya yuko ngo wemera ko itegeko rya leta rikugonga. Bivuze ngo nuza gukora ikosa ahangaha nabo baraba bemeye ko bazahanwa, kuko ahangaha barasinye. Nibyo leta zunze ubumwe za Amerika zivuze. Bati cyitwa humanitarian law, uburenganzira bwa muntu n'amategeko arengera impunzi kandi zikubahiriza n'amahame shingiro y'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo byose bigomba kubahirizwa. Ziyemeje kandi kwirinda ibitero cyangwa ibikorwa byose byangiza ibikorwa remezo n'ibintu by'ingenzi bifasha abaturage kubaho, birimo ibiribwa, imirima, amatungo, amazi yo kunywa, ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, itumanaho n'ingufu z'amashanyarazi ndetse n'ibitaro n'amashuri. Ibyo ngibyo Amerika ivuga yuko impande zombi ziyemeje ko nta na kimwe kizigera gihungabanywa cyangwa se cyongera guhungabanywa, kuko mbere byari byakozwe. Izi mpande zombi rero ziravuga ziti nta na kimwe kizongera guhungabanywa. Impande zombi zagaragaje ko ubufasha bwihutirwa bukuyemo serivisi zitandukanye zirimo gutanga ibiribwa, zirimo gutanga ubuvuzi, amazi meza, isuku n'isukura, aho kuba no kurinda abaturage cyane cyane abagore n'abana bakarindwa ihohoterwa niyo rishingiye ku gitsina n'ibindi byaha bigomba kujya mu by'imbere. Impande zombi zigomba kubahiriza, abe uruhande rwa Kinshasa abe uruhande rwa M23. Ibyo ngo bagomba kubigira inshingano zabo, bagakurikirana iyubahirizwa ryabyo. Ziyemeje kandi kurinda abaturage kurinda abaturage, gutanga ubufasha bwihutirwa ndetse n'ibikoresho byabo no kubemerera gukora akazi kabo mu mutekano. Novuga ngo bya bindi twajyaga twumva Goma Butembo abaturage bashimutwa ibyabo bijyanwa, bishobora kuba bigiye guhagarara. Bongeyeho ko bazarinda kunyereza cyangwa gusahura ubufasha bugenewe abaturage, kandi ko zitazagira uruhare mu guhitamo ababuhabwa cyangwa se mu buryo bunyuranyije n'amahame. Novuga ngo ugasanga nk'ibiribwa cyangwa se ubuvuzi biratanzwe, ariko ugasanga byifatiwe mu by'ukuri nabo bitagenewe cyangwa se n'abandi. Ibyo ngibyo rero bavuga ko ngo ari kimwe mu bintu bigomba kuba bigiye kugenzurwa cyane. Byongeye kandi impande zombi hamwe n'umuryango mpuzamahanga w'akarere k'ibiyaga bigari ICGR bashyize umukono ku masezerano agamije gushyira mu bikorwa urwego rwagutse rushinzwe kugenzura, icyo bita IGFM Plus, ruzafasha mu gukurikirana, kugenzura no gutanga raporo ku ibarizwa ry'ihagarikwa burundu ry'imirwano. Hateganyijwe ko mu gihe cy'umweru kimwe hazatangira gutegurwa ibikorwa bya mbere byo kugenzura iyubahirizwa ry'iri hagarikwa ry'imirwano, bifashijwemo n'inkunga ya MONUSCO. Ibi ni biteganyijwe ko mu gihe cy'icyumweru rwose, icyumweru cya mbere, hazatangira ibikorwa bya mbere byo kugenzura ibahirizwa ry'ihagarikwa ry'imirwano. MONUSCO ikaba nayo iri kumwe nabo
aho banyura hose. Ariko hari icyo nabonye bavuga bati se ngo aho imirwano ibera bakajyayo, aho yahagaze n'ibiki byose, nibaza se bazabasha kujya muri uwo muriro. Gusa menya ko hagiye gushyirwaho ikipe ihuriweho n'impande zombi izafashwa na MONUSCO ndetse izajya igenzura ibijyanye n'iyubahirizwa ry'imirwano. Ni mu gihe iri tangazo risoza rivuga ko impande zombi zagaragaje ko ziyemeje gukomeza umuvuduko w'ibiganiro by'amahoro no kurangiza amasezerano asigaye, ndetse zishimangira inkunga y'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga byabafashije muri uru rugendo rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ibyo mu by'ukuri nibyo leta zunze ubumwe za Amerika zivuze mu by'ukuri. Abenshi rero batangiye kugenda babigarukaho, ngira ngo urabyumva ko hariya rwose muri Amerika abantu benshi batangiye kugenda bagaruka kuri iyi nyandiko ya leta zunze ubumwe za Amerika ku bibazo by'akarere, mu by'ukuri ku bibazo by'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba nk'uko uri kugenda ubyumva. Ibi rero tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri ese bisobanuye iki, cyangwa se biragira ingaruka ki kuri iki kibazo cy'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, kuba leta zunze ubumwe za Amerika bafashe iya mbere bagategura inyandiko nk'iyi ngiyi ndende hanyuma bakayishyira hanze. Ibyo leta zunze ubumwe za Amerika zivuze muri iri tangazo ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo bifite ibisobanuro n'ingaruka zikomeye mu rwego rwa politiki n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Icya mbere, bisobanura gushyigikira inzira y'amahoro. Amerika iri mu bafasha bakuru b'ibi biganiro, bityo kuba iri muri iri tangazo bivuze ko ishyigikiye ibyo impande zombi zumvikanyeho. Ibi biha aya masezerano uburemere mpuzamahanga kandi bikongera icyizere ko azubahirizwa. Bivuze ngo niba batekerezaga yuko ari na bya bindi byagiye biba, ukuri inshuro Amerika yamaze gukanira, shatse gusobanura ko yamaze gufata umwanzuro igaragaza ko hatazagumiza kubaho ibiganiro bidafite icyo bisobanuye, ndetse no gufata imyanzuro itagize icyo iramiye n'iki kijishe. Icya kabiri ni igitutu ku mpande zombi. Iyo Amerika ishyize umukono ku itangazo nk'iri, iba inatanze ubutumwa ko izakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijweho. Niba hari uruhande rutubahirije, Amerika ishobora kurishyiraho igitutu cya diplomasi, kurufata ibihano nk'iby'ubukungu cyangwa se izindi ngamba, cyangwa gushyigikira izindi ngamba mpuzamahanga ziba zigenwe kutubahirije ayo masezerano cyangwa se ibiba byaganiriweho. Icya gatatu ari ukurinda abasivile n'ubutabazi. Niba Amerika ivuze ati nta muturage wamugera guhohoterwa mu bishyiremo ingufu, ni kugaragaza ko Amerika izabigenzura. Amerika yashyize imbaraga cyane ku ngingo z'ubutabazi bwihutirwa no kurinda abasivile. Ibi bisobanura ko ishaka ko ubufasha bugera ku baturage nta nkomyi, ihohoterwa ry'abasivile rikagabanuka kandi uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa. Icya kane ni ukongera amahirwe y'uko imirwano ihagarara. Kubera uruhare rwayo mu gushyigikira uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano, Amerika irimo gutuma habaho igenzura rifatika ku mirwano. Ibi bishobora gutuma ibitero bigabanuka, amakimbirane agakurikiranwa neza, n'uwarenze ku masezerano akamenyekana. Mu magambo magufi, ibyo Amerika bivuze ko iri gushyigikira amahoro, gushyira igitutu ku mpande zombi no gufasha ibyo biyemeje ko bishyirwa mu bikorwa. Ariko kandi ingaruka nyazo ziterwa n'uko impande zombi zubahiriza ibyo zizemeye, kuko amagambo ya diplomasi aba akomeye ariko agira agaciro gusa iyo ashyizwe mu bikorwa. Bivuze ngo Amerika nayo kuba yavuga gutya, ntabwo ari ngombwa ngo twemeza ko Amerika ifashe umwanzuro cyangwa se noneho mu by'ukuri yajije, ariko bizagaragazwa no kuba wenda ni byiza ko ibyasabwe cyangwa se ibyumvikanwa byakubahirizwa, bitabaye ngombwa ko hagira bigera ku rwego rwo kumva ko habaho gufata ibihano. Ariko nanone mu gihe hatari byubahirijwe, tuzareba ese ibyo Amerika nayivuze izagerageza kubyubahiriza cyangwa se kubyemeza. Bivuze ko nibyubahiriza tuzaba tumenye ko mu by'ukuri Amerika kuri inyandiko kuri inshuro itarimo gukina. Bamwe bakavuga bati rero ibi ngibi Amerika iteguje, kuko yateguje kutazubahiriza iyo myanzuro cyangwa se utazagerageza gukurikiza ibyo ivuga, hari ibihano bimutegereje, hari ibihano mpuzamahanga ndetse n'ibihano birimo nko gufatirwa imitungo. Ibyo ngibyo urimo uragenda ubyumva, cyangwa se ibihano bitangwa na leta zunze ubumwe za Amerika yo ku giti cyayo. Abantu benshi bakavuga bati mwitondere cyane ibyo Amerika iri gutangaza ndetse n'ibyo iri kuvuga, kuko kuri inshuro na Amerika yagiye igaragaza cyangwa se yakomeje yerekana ko itagifite
kugenda bigura intege mu bibazo hirya no hino ku isi. Nta mikino rwose, ngira ngo murabyumva rero uko byifashe kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha, kugeza amagingo aya ngaya ntabwo bisanzwe, ni ibidasanzwe Amerika imaze kuba yatangaza cyangwa se imaze kuba yashyira hanze. Hanyuma rero munyemerere turaza kugenda tugaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se ibiro bikomeje kugenda bigarukwaho. Iyo rero yari inyandiko ikomeye cyane imaze gushyirwa hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itunguye benshi cyane mu by'ukuri. US Department of State niyo imaze gushyira hanze iyi nyandiko nk'uko bigaragara cyangwa se byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubwo turaza gusubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biraba bigezweho cyangwa se biraba bikomeje kugenda bigarukwaho nk'uko mu by'ukuri birimo kugenda bivugwa. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibana namwe. Kuri mikoro na Bosco, ciao ciao, hasta la vista.